Asifiwe Yesu. Gitondo cyiza bakunzi ba Create TV. Iki gitondo nkuzaniye inkuru iturutse ku Uwiteka. Ni inkuru y'amahoro. Ni mwene so Musengimana Zabron. Twese reka dusome ijambo ry'Imana yo mu gitabo cyo kuva ibice 14 ku murongo wa mbere. Havuze ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli basubire inyuma. Babamba amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidori n'inyanja imbere y'Iberisoni. Uti imbere yaho hantu abariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo nari nkuzaniye muri iki gitondo no kugira ngo utangarize ko ntabwo kuba warasubiye inyuma n'Uwiteka wagusubije inyuma kugira ngo ukoreho igitangaza. Hari igihe umuntu asubira inyuma ukabona muri business yawe mu kazi kawe ugasubira inyuma, mu buzima busanzwe ugasubira inyuma, ndetse rimwe na rimwe ukumva ko ibintu byacitse byarangiye, ukumva ko ubuzima bwanze. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo Uwiteka ajya asubiza umuntu inyuma kugira ngo amukoreye igitangaza. Ugifite igishoro wahawe n'imiryango, ugifite igishoro wahawe na tante uba hanze wo mu diaspora, ugikora bigakunda, ntabwo Imana ijye gukoraho igitangaza. Ariko irangije ibwira Abisirayeli ngo nimusubire inyuma. Byari impamvu ya mbere yatumye Imana ibwira Abisirayeli ngo basubire inyuma, nuko yari izi ko igihe nibaramuka bageze ku nyanja itukura mbere yuko Farawo ahagera, Farawo atazigera abona ukuboko kw'Imana. Hari Farawo wavuze ngo ntabwo uzabyara, niyo mpamvu watinze kubyara. Hari Farawo wavuze ngo ntabwo uzigera wubaka, niyo mpamvu ukiri mu bukode. Hari Farawo wavuze ngo ntabwo uzigera ucuruza, niyo mpamvu ukiri mu buzima bwo gupfundikanya. Hari Farawo wavuze ngo ntabwo uzigera wishyura minerivare. Yesu ashimwe. Hari Farawo wavuze ngo ntabwo uzigera ushaka, wa mukobwa we. Hari Farawo wavuze ngo ntabwo uzigera wubaka. Wikangwa nuko imyaka ikugendanye, wikangwa nuko imyaka ibaye myinshi, ariko Imana yabigarutseho ibintu biratungana. Hari Farawo wavuze ngo ntabwo uzigera urya ngo uhage. Hari Farawo wavuze ngo ntabwo uzigera utura muri uyu mujyi wa Kigali. Haleluya, haleluya. Imana ibwiye Abisiraheli irababwira ngo nimusubire inyuma. Bari mu nzira y'urugendo bava muri Egiputa, bari hafi yo kugera ku nyanja itukura. Ariko misiyo y'Uwiteka ariyo kugira ngo ifate Farawo n'ingabo ze ibimarire mu nyanja. Rero Abisiraheli ntago bari bugere ku nyanja ngo inyanja icikemo kabiri bambuke, ntago byari bukunde. Byari ngombwa ko Farawo abanza gufata ingabo, agapakira agahambira amagare n'amafarashi, akomeka Abisiraheli. Imana yitegereje Abisiraheli ndetse n'Abanyegiputa, ibona hagati yabo hari intera ndende, ibona haracyarimwe urugendo. Rero irangije ibwira Mose ngo bwira Abisiraheli basubire inyuma. Nibamara gusubira inyuma bagende babamba amahema ku nyanja, bategereze Farawo. Nibamara kubamba amahema ku nyanja barindire, nze nihesha icyubahiro imbere ya Farawo. Farawo wavuze ko ntacyo uzigeraho arahari, ariko kandi ntabwo ari hafi yawe. Niyo mpamvu Imana ibaye igusubije inyuma. Erega nawe wakora bikemera, wadepoza nawe ukajya mu kazi nk'abandi, ariko Farawo wavuze ko utazigera ugakora ntago araza. Wakubaka urugo mama, nubwo umugabo yagiye, ariko Imana iri kugira ngo igusubize inyuma, izagukoreye igitangaza. Wajya kwa Mutangana nk'abandi, wajya mu mujyi, wajya gucuruza nk'abandi, ariko umunsi wa none ntago birimo bikunda. Imana igusubije inyuma kugira ngo ikoreye igitangaza. Witerwa ubwoba n'ibyo bihuri mucamo. Kigeragezo cyose utizaniye, kigeragezo utikururiye, Imana ije kukigukuramo. Ndagira ngo utangarize ngo kigeragezo utikururiye, Imana ije kukigukuramo. Ibyo wabonaga byari bimeze nk'imisozi, Imana ije kubirangiza. Byari bimeze nk'ibidafite ishusho, Imana ije kubiha ishusho mama. Wa mupapa we, ibyari bimeze nk'imisozi, Imana ije kubiha ishusho. Ubuzima bugoye, Imana ije kubuha ishusho. Ingorane n'amakuba wacagamo, Imana ije kubiha ishusho. Abisiraheli basubira inyuma bajya kubamba amahema ku nyanja. Byari bigoye mu buzima buruhije, bwari ubuzima budafite icyerekezo ku Bisiraheli. Babonaga nta nzira, babonaga bigoye. Ariko kandi nyamara Farawo akenewe kurimbuka. Iyo Abisiraheli baza kugera i Kanani, bakagera i Kanani batabonye Farawo agwa mu nyanja, bari kumara igihe kirekire bikanga Abanyegiputa. Ariko kandi Imana ibasubije inyuma kugira ngo bategereze.
nibamara gutegereza bagwe mu nyanja, amagare n'amafarashi ndetse n'ingabo za Farawo na Farawo, kugira ngo nibamara kugera mu nyanja bagwemo, nibamara kugwamo Imana ya Isiraheli, Abisiraheli bajye kuba i Kanani batuje. Hari ibihe bigoye, hari ibihe biruhije wanyuzemo, hari ubuzima waciyemo bugoye, usuzugurwa n'imiryango, abavandimwe baragusuzugura bo muva indimwe, bagukamira mu kitoze, bagufataho ijambo. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo hari ubutabazi bw'Imana. Nubwo wasubijwe inyuma, ugasubira inyuma, ukaba mu bihe bigoye, ukaba mu bihe biruhije, ukaba mu bihe bidasanzwe, ariko uburyo bw'Imana buracyahari. Nshuti y'umusaraba, haracyari ibyiringiro. Nasomye ijambo rirambwira ngo haracyari ibyiringiro, ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, ngo ndetse nubwo imizi yacyo yasazira mu butaka, ngo ariko iyo cyumvisha imvura kirongera kigashibuka, kandi ngo kikongera kikagira amababi y'ibitontome. Waracuruje urahomba, wigeze kuba mu buzima bwiza biranga, ariko umunsi wose ndagira ngo ngutangarize ngo hari uburyo bw'Imana. Hari ibintu bijya biranga igiti cyatemwe, hari igihe igiti gitemwa. Kandi ikintu cyantangaje, abantu bajya batyaza imihoro bagatyaza imipanga Imana ireba, bakamanuka mu ishyamba ririmo ibiti magana, bakarambagiza igiti bakagitema, bakagikuraho amashami, bakibwira yuko bakirangije, bakagikokora, bakagikatamo ingeri bakakijyana, ubuzima bwacyo bakabucana, ariko ntibamenye ko Imana yabahishe imizi. Abisiraheli bigeze bazanira Yesu umuntu bafashe ari impumyi, baramubwira ngo mbese ko uyu muntu yavutse ari impumyi ni icyaha cye cyangwa ni icy'ababyeyi be? Ndashimira Imana yimanye amakuru y'ubuzima bwawe wa mubyeyi we. Abantu bifuje kumenya uburyo ubayeho, ariko Imana yimana amakuru. Abantu bifuje kumenya ubuzima urimo, ariko Imana yimana amakuru. Yesu arabitegereza arababwira ngo ntabwo ari icyaha cyiwe, si n'icy'ababyeyi be. Babaje Yesu bamubwira ngo mbese umuntu ko yavutse ari impumyi ni icyaha cyiwe cyangwa ni icy'ababyeyi be? Ariko Yesu arabitegereza avuga ngo si icyaha cye, si n'icy'ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Uwiteka Imana yerekanirwe muri bo. Hari benshi mu miryango yanyu bashatse, bashaka bishingiye, nubwo we wakererewe, nubwo wasubiye inyuma ugakererwa. Abari bato kuri wowe barashatse, ndetse abenshi barabyaye, ariko we ntabwo urashaka. Ariko nagira ngo utangarize ngo nubwo bashatse bishingiye, ariko Data agiye kugukorera ibirori. Kandi Imana iguhaye urugo ruzima, Imana iguhaye urugo rw'umugisha, kuko ari Uwiteka wabitindije. Yagusubije inyuma kugira ngo azaguhe urugo rutarimwe amarira wa mukobwa we. Akira ubutabazi bw'Imana muri iki gitondo. Mahirwe ya mbere byaranze, ariko Imana iguhaye amahirwe ya kabiri. Samusoni arasenga yinginga Imana, yabwira ngo ndakwinginze amahirwe ya kabiri, mporera amaso yanjye Abafilisitiya banogo. Abantu bagufasheho ijambo baragutaranga, ariko Imana iguhaye amahirwe ya kabiri. Imana ihinduye amateka, Imana ihinduye ubuzima, Imana ihinduye icyerekezo. Aho bateye urushundura bikanga, Imana ikweretse ahandi hazima. Yesu ngo yasanze Petero na Yohani, asanga bari abagabo barimo baroba, bari baraye ijoro ryose ntacyo bafashe. Ariko mu gitondo Yesu ahageze ngo arabitegereza, ngo arabahamagara ababwira ngo bite byanyu, bambwira ngo databuja, iri joro twaraye ntacyo dufashe, nta n'igikeri cyari cyagiye mu rushundura. Ariko Yesu aravuga ngo nimuhindure urushundura mu rutera iburyo. Wari watangiye gucuruza biranga, ariko Yesu akweretse aho ushora. Yobu niwe wabivuze ngo nubwo itangira ryaba ritoya, ngo ariko uko bukeye wagenda urushaho kunguka. Nshuti y'umusaraba, ndagira ngo ngutangarize ngo Imana igarutse ikugarutseho. Imana ikweretse ikimenyetso cy'ibyiza muri iki gitondo. Imana yaguye imbago zawe. Yabesi ngo arataka, amaze kubona ubuzima arimo. Izina Yabesi byasobanuraga izina risobanuye agahinda.
ngo nyina yari yaramubyaranye agahinda, arangije amwita Yabesi. Mu mivukire ya Yabesi ubuzima bwari bugoye, ariko amaze kubona situation n'ubuzima acamo, arangije ngo yigira inama yo gusenga, kavuga ngo Mana ishobora byose, agura imbago zanjye kandi undinde ibyago ntibimbabaze ukundi. Hindura amateka y'ubuzima bwanjye. Yabesi aratakamba, arenza gusenga, ubundi hari igihe usenga ukarenga ku rwego rwo gusenga ukagera mu gihe cyo gutakamba. Kigiye umugore bita Hana yakigeze musore, amagambo aramushirana, atangira gusenga akomanya umunwa. Umuhanuzi bita Eli wamuhanuriraga buri gihe. Hari igihe usenga ukagera ku rwego n'abahanuzi baguhanuraga batongera kuguhanurira. Kigiye kiba kigoye n'ikimana ibije gukora, ngo akajya akomanya umunwa n'agahinda kenshi. Eli aramwitegereza ngo mbese wa mugore uzageza yesindwe ryawe? Hana amuga ngo ntabwo nasinze nje gusuka amaganya imbere y'Uwiteka. Arangije amubwira ngo genda Uwiteka aguhe icyo wifuza. Uwo munsi Hana yatashye nibwo yasamye. Wari umaze igihe kirekire usenga, ariko renga ku rwego rwo gusenga ushyireho gutakamba, utakambira Imana ya Isiraheli. Yabesi aratakamba, abwira Imana ngo Mana agura imbago zanjye. Icyo ni icyambere. Kabiri, ndinde ibyago ntibizambabaza ukundi. Yabesi yari umunyabyago kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ibyo yakoragaho byose nta na kimwe cyagiraga icyo kimumarira. Yari umunyamibabaro completely. Yari yarababaye, ariko arangije atakambira Imana ya Isiraheli ngo Mana ndakwinginze, ndinde ibyago ntibizongere kumbabaza ukundi. Bibiliya ngo nuko Imana iha Yabesi ibyo yasabye byose. Hindura uburyo bwo gusenga mama, hindura uburyo bwo gusenga papa. Yewe wa mukobwa wunyumva, wa musore we, hindura uburyo bwo gusenga. Takambira Imana yawe uyu munsi. Imana igira ibyo ihindura, Imana igira ibyo irema ku buzima bwawe. Ibimeze nk'imisozi Imana ibihindura amataha. Haleluya, haleluya. Takamba, takamba, takambira Imana yawe. Takambira Imana yawe mama, takambira Imana yawe. Wari umaze iminsi usengera urubyaro, hindura gusenga utakambe. Wari umaze iminsi usengera akazi, hindura gusenga utakambe. Takambira Imana yawe. Imana yawe irumva gusenga kwawe muri iki gitondo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ni Imana ijya yumva abayitakira, ni Imana ijya yumva gusenga. Ibihe bigoye kandi biruhije, Imana ijya yumva gusenga. Bihe bigoye, ibihe uri mucamo uyu munsi wa none, ndagira ngo utangarize ngo Imana irahari. Hari igihe Imana igireka ibigivuga bikabanza bikivuga, ikaza nyuma ivuga ngo ndi Uwiteka. Niryo zina ryayo. Abana b'abantu bakuvaho, bana b'abantu bagusiga, ariko Imana ntabwo izagusiga. Bana b'abantu bagutererana, ariko ntabwo Imana izagutererana. Imana iracyari kumwe nawe, Imana iri mu ruhande rwawe. Ijambo ryamwe ngo mbese niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yavahe? Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yavahe? Jambo ryarongera rirambwira ngo niba Uwiteka Imana atwishimira, ntabwo abanzi bacu bazavugiriza impundu kunesha. Kandi ngo ushikamije Uwiteka aho umutima azamurinda b'amahoro masa kuko amwiringiye. Iringira Imana muri iki gitondo, ukura amaso ku bantu. Bantu bagusezeranya ariko ntibasohoze. Abantu bakwizeza ibitangaza, byo bakwijeje ntibabikore. Abantu bakwemerera igishoro ntibakiguhe. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo mu ijuru hari Imana. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura, ngo dufite Imana ngo itabara bayo, iyo dusenze hiratwumva. Dufite Imana ngo itabara bayo,
iyo dusenze iratwumva. Amahoro y'Imana nabane namwe inshuti z'umusaraba. Ariko najya ngo ngutangarize ngo ntabwo kuba warasubiye inyuma si uruhare wabigizemo. Imana yagusubiza inyuma kugira ngo ukoreho igitangaza. Tuza wikuka umutima. Ibya mbere, ibya kabiri bizaruta ibya mbere kuba byiza. Ibya mbere byari byiza biranga, ariko nagira ngo ngutangarize ngo ibya kabiri bizaruta ibya mbere. Wari ufite urugo rwiza mbere ariko biranga, ariko urwa kabiri ruzaruta urwa mbere. Haleluya, haleluya. Bya mbere wari wiciriye inzira, ariko inzira ibya kabiri ni Uwiteka uguciriye inzira. Murakoze inshuti z'umusaraba. Fasha ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Nari mu butayu ndimo nsenga, ariko nanyize ngo tufate akanya tuganire kuri iri jambo. Gusenga turacyasenga, ntago twigeze ducika intege, turacyari imbere y'Imana. Nawe fata akanya kawe imbere y'Imana, ubwiza bw'Imana nibukubeho. Inshuti z'umusaraba, ni kuri Kereti Street TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ciao ciao.